Wari uzi ko u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere ku bihugu bitekanye hano ku mugabane wa Afurika muri 2025? Iyi ni Impala Media Rwanda, kora subscribe niba uri mushya hano kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. U Rwanda ruri ku isonga mu bihugu bifite umutekano usesuye muri Afurika, uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe hagati mu mwaka wa 2025. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mwanya wa 23 ku isi yose, aho rufite amanota angana na 73 ku gipimo cy'umutekano. Kugira igihugu gitekanye ntibigarukira gusa ku kudakora ibyaha, birimo no kugira inzego z'ubuyobozi n'ubutabera zikora neza, abashinzwe umutekano buzuza inshingano zabo, abaturage bafite ubwisanzure n'amahirwe angana, ndetse n'iterambere ry'ubukungu ridahungabanywa n'umutekano muke. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibihugu bifite umutekano usesuye bikurura ishoramari rishya, haba irya ba rwiyemezamirimo bato cyangwa ibigo binini mpuzamahanga, bigatuma ubukungu bukura, akazi kakaboneka, ndetse n'amafaranga yinjira mu isanduku ya leta akiyongera. Umutekano kandi ugaragaza ubwizigame mu mibanire y'abantu, aho abaturage bashobora kugenda nijoro, abana bakajya ku mashuri batikanga, ndetse n'abagore n'abandi bafite imbaraga nke bakagira umutekano wo kwinjira mu bikorwa by'ubukungu n'imibereho rusange. Ibindi bihugu bine bikurikira u Rwanda muri Afurika ku rutonde rwa nimero ni Tunisia ku mwanya wa 71 ku isi ifite amanota 55, Zambia ku mwanya wa 72 ku isi ifite amanota 58.4, Sudani ku mwanya wa 74 ku isi ifite amanota 58.4, Ghana ku mwanya wa 76 ku isi ifite amanota 58.2. Umutekano kandi ugaragaza ubwizigame mu mibanire y'abantu, aho abaturage bashobora kugenda nijoro, abana bakajya ku mashuri batikanga, ndetse n'abagore n'abandi bafite imbaraga nke bakagira umutekano wo kwinjira mu bikorwa by'ubukungu n'imibereho rusange. Ibindi bihugu bine bikurikira u Rwanda muri Afurika ku rutonde rwa nimero ni Tunisia ku mwanya wa 71 ku isi ifite amanota 55, Zambia ku mwanya wa 72 ku isi ifite amanota 58.4, naho Sudani ku mwanya wa 74 ku isi ifite amanota 58.4, hakaza na Ghana ku mwanya wa 76 ku isi ifite amanota 58.2. Uru rutonde rwerekana ko kugira igihugu gitekanye biri mu by'ingenzi bituma habaho iterambere rirambye, abaturage bakabaho bafite icyizere cy'ahazaza. Uru rutonde rwerekana ko kugira igihugu gitekanye biri mu by'ingenzi bituma habaho iterambere rirambye, abaturage bakabaho bafite icyizere cy'ahazaza, ndetse na leta igashobora gushyira imbaraga nyinshi mu burezi, ubuvuzi n'ibikorwa remezo, aho guhora ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke. U Rwanda rukomeje kugaragaza ko umutekano ari inkingi ya mwamba mu kubaka igihugu gifite icyerekezo cyiza, gitanga icyizere kandi gishobora guhangana n'ibibazo by'isi y'iki. Uru rutonde rwerekana ko kugira igihugu gitekanye biri mu by'ingenzi bituma habaho iterambere rirambye, abaturage bakabaho bafite icyizere cy'ahazaza, ndetse na leta igashobora gushyira imbaraga nyinshi mu burezi, ubuvuzi n'ibikorwa remezo, aho guhora ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke. U Rwanda rukomeje kugaragaza ko umutekano ari inkingi ya mwamba mu kubaka igihugu gifite icyerekezo cyiza, gitanga icyizere kandi gishobora guhangana n'ibibazo by'isi y'iki gihe. Jean D'Amour Hakizimana, Impala Media Rwanda.